igihe imvura izagwa ngiye nzayihagararamo ndwane n'inkuba kuko abantu urugero rw'abana n'inkuba ubu ngubu tufashe imodoka ushobora kuyipushinga gutyo ukayigiza imbere ubwo se unasura ikintu muri zamenyo nabemerera gufata dipine nangwa nzakoresha amenyo yose nzafata ibijiga ibingibi byo ku mpande ayimbere yo nzayababarira sure ibyo bintu uvuga ni ukuri dipine nzayikuruza amenyo bose ubundi racyari moda singiye mu njye n'imvura ishobora kugwa no gumya nkagenda ubu yambwiza ukuri koko ubu haba expo ukansanga mu bindi bigurisho ubu nago wangura kuza fiti ntago mazi ne mugandi anakonda ne murundi uriye unamuheye kirwa ni muza n'undi murundi naramguti mbisangire wanyu haravuga uti se uramutse undi kubutemure igihugu uburundi batabarugomeka ku Rwanda amura umugongo okay rose nawe erega nawe no kuburi mulabari mu kwa gatanu nzaba ndi muri US muri muzo bita Olympia inara bita Ohio twongeye kubaha ikaze mwese abadukurikiye aho muri hose twizere ko mumeze neza n'abatameze neza tubabwire ngo mwihangane niko bigenda mwisi niko bigenda umunsi biba bimeze neza ejo bitameze neza ariko ikiriho cya mbere ni ugukomera kandi ntute ibyiringiro turi hano rero mu mihanda ya za Nyamirambo hari umugabo mukunda muri benshi twagiye kumureba amaze iminsi hari ibintu ahugiyemo hari abantu bamushaka ngo bazerekana umubiri cyangwa bamukiranya hari n'abavuze ati Rutambi birayivugisha ni ibintu biraho kuko twe twamurusha imbaraga nagiye mbakusanya ariko reka tubanze tumuganize twumve ko ari ready Rutambi bitese umeze ute na mahoro okay aha tugusanze so n'ibikapu gihe noneho hamunsanze n'ibikapu nazo nyine mu muhanda dore se bye harimo iki so aho harimo iki nawe shino n'inguru musigaye mutara ugiye kuganira ku gikapu uri umustar rega umuntu agomba kugukirana aho ujya hose akabwe tubuzima bwacu bwose ni sport hano uzamura mesi igikapu cy'imenya ngo harimo gloves harimo ni ibintu nyenerwa kugira ngo umuntu abe ari muri gym yego ku buryo nta muhanda sport so ushobora kuyikora bigakunda sport ariko undi reka nkubwire uta uretse ibyo aba bantu bajya ngo ni prank biriya bintu ku bundi ushobora kubita pompage 20 aho si pompage 20 ngende umwana ugitamba mbuga igitamba mbuga ku buryo wazishobora izina ry'Imana none se nza tureba unanirwa mbere we pompage we wakora nazi ku incuro 2000 2,000 none reka nzo ngewe dukorane turebe unanirwa mbere musubira kuvuga bishoboka kubera mama ya Imana mwanzane abakalani mulanzane abafundi none mulanzane nabamagara ubu naje undi burawaza umuntu wese wiyandishisha ngo urashaka yuko duhangana ewana wabanza ugahangana nanjye mbere ko hangana n'abasore banjye kuko nagiye za Kibungo njya hitwa Huye njya Nyamagabe baravuga bati twebwe wo Rutambi turamushaka ariko mbere yuko none se nyuma yo kumbwira ibindi bintu sibyo wewe windebye ukandi baneze ukamira ku maguru kanyiza kuri umusatsi ubona nge magaze gute mu bantu bose wewe ubona amaso kuri amaso ubona nge magaze gute uhagaze utese nawe ukubona bakurusha n'ubusara ahubwo warajogotse babiva ko wajogotse kuramuwereka abantu Unavugisha kuri none so mbere umupira ntiwawuzuraga neza abo se umupira ubonye kanga umupira ko nawuguzejo n'ubwa gatatu se ko turasanga tuziranye ubonye je nakubonye hari kankwitsa Iremera hagana usa nk'umanuka ari uva ahahoze ari umurenge umanuka Iremera kuri gare nakubonye ku kamoto wambaye umupira yewe nisabone utanashaje reba mbena
mbe nanga atangiye gucika uzabaza abanyarwanda nyine ukuramo turebe wereka kuko tukuremo ngore kandi ngo ushaje se werekane body kuko urambwe ngo abo nabonye nawe mbagereranyije ariko nkurira mu mupira urabona utandukanye na ba Eric abangaba cyangwa namwe nanjye gangu nuko nganaje ngo nguremo ale ikibazo oya we bazu bikore cyo nakwemerera pompage twamanuka gindi tayari tukamanuka tukareba ko utananirwa mbere ibaze ko wowe utunzwe n'umunwa nje nk'abanunzwe naye mubili ubu so twahuriraye nuvuga ngo nje ndamutse nkoze eleli nimwe ishoboka muri mubili nukuvuga ngewe umubili nicyo gishoro cyane Imana yamaye nicyo gishoro yaguhaye ariko nshobora gutungwa n'umunwa ariko na siporo nkayikora nje siporo ndayikora ikora ryari mu gitondo saa sita n'umugoroba nikiri umuntu ufite umugore wese hari ikibazo none se gutabi aze kuko kimutuye kuvuga kutangaza ko yuko mufite baye madam wese hari genda bihakanye se uramufite ndamufite umugore baramwita guki ukuntu ugaragara shaka kwitwa Suzanne kubera iki kari umaze imistoreta oya kubera ibi dukora ntago tuba dushaka kubashyira mu itangazamakuru abadamu yego ariko kubwera ubuzima bwabo bwite ubuhaje kandi ubuhakanyo oya n'ibindi Diko batubwiye ariko ko wafunguye shop igurisha naga ningewe naga wowe nukorera oya nago ya gira umuntu ngiye nkorera ariko ubundi ubuzima wenda urambajije ngo wowe ukora siporo ariko wowe ubuzima bwawe reka wenda tubigaruke wenda niba nta wabikubajije umunsi wawe upanze ute umunsi wanjye urabupanze ute nukuvuga ngo uri kugira ngo kopeze kandi mu bintu trainer se nawe oya nukuvuga ngo mu bintu bya training ubuzima bwanjye ndamutse mukopeje abantu akabukora nawe hari ukuntu yahinduka sibyo byiza se oya kandi ibyo ngibyo tuba tugiye mu nshingano z'akazi nukuvuga ngo abantu bifuza ibyo ngibyo baratwandikira kuri Instagram ni Rutambi official ibintu tukata tubikora aha ngaha ntago wabitangaza ngo yamukaya nabyo turabibatangariza ako nyine ntago umuntu byose agenda ngo ahita birangiza ariko nabonye hari abasore b'igisenyi bari bakwirengeje neza simpamya ko bari bazahuye uzabakira bishoboka ko umaze kugenda usazamo ubuzo ngenda nsaza uragenda usaza kuko mbere ubonaga umuntu akagubona ukabona uri fit ariko sinone ubu munsi mbona sikona ndiye reba nakamashini ku nta umupira urakwambaye ubu sinawe kiri fit ubona bagitega agapira karakwambaye ibaze yuko wonanutse ko ufite inda nubwo mbere nabona umuntu anutse akaba ufite imuduri uwo wagira ibyimbo mu nda wabikora inzara wana ubwo sugo wowe unanutse ko ufite n'inda ubu wagishwima oya uyu numubiri nukuri y'abantu uramutse ukabyimba utanese ubona umuntu urya akabyimba amaguru akamena nk'umuntu urwaye imidido uranzanye kwazi rero ni kimwe mu bantu ngo abantu ngo icyo bakangisha ngo harimo no kubaserereza ngo ukababwira ngo ukabakanga ngo mwebwe ngo ntabwo mwiyubatse neza ariko ujyerekana ibikorwa wowe buriya hari ikintu utazi muri bibiliya handitse ngo ukuri kuraryana bya hatari buri umuntu nakubona kandi kakakubabaza kaba kakoze kore umutima ngiye Rutambi impamvu ngiye mbwira abantu ibindi bikababaza ngiye mvuga amagambo acinze ameza ate amagambo Rutambi nguvuga amagambo ameza ate amagambo tukati public hey amagambo acinze aca iki oya nyine bivuge neza abantu uvuga amagambo aca arakatayensi ngaho ariko twereka ibintu biri muri icyo gikapu ari nagusobanurira hari ikibazo hari icyo uhisha kuko tugusanze materiyeri zirimo ziba rizanye ku giti cyanjye wazikoresha ari wowe oya
mbatangiye kuzikoreshereza impamvu atazikuramo hanga muri uyu muhanda uragira ngo uzavuge ngo muzunguzaye ndimo ndazunguza ahubwo uhise ubyivugira none wasanga ari byo burimo ucuruzamo utwambaro nka babandi kandi ibyo ntibyemewe ntago byemewe rero Rutambi uri tayari yo kuza abo basore nzazana uri tayari cyangwa ufite gutinya ndashaka kuzanira abasore umunani kabisa ibaze ko nabaza abantu maze gutsinda abantu 127 ntawe uragutsinda none reka kuva 2019 nkubitira kuri YouTube ubwo ntago mbaze imyaka yambere yaho ubwo naradodaga ndi umuteri mungiye muri ibyuma hari umugande witwa Logan aracyari muto afite nk'imyaka 25 nayo yubatse umubiri abo bantu mara kubatsinda nzamuzana abagande buri kuntu bakahunga baba bakomeye bari iki kuba ry'umunyigi bwaryitoje kwamagara mu maso nakawunga bana buri abagande kuntu banyumva nuko bumva mu 7 baragutinya barakuba abagande kumva Rutambi uri kuriya ibiryo apetirabura uramusikura muri gym izina rya Imana nzaba ndeba kuko ndibaza abo bantu uri tayari nzabazane ufite umwanya ryari nzabanza nzana abo ngabo 8 wenda bose 8 ntiwaba abo ngabo 8 noneho kugira ngo mwereke ko ibintu bizaba bimeze nkaho bitandukanye abo ngabo 8 ikintu nzaba bakorera babiri bazajya bajya kuri icyuma bagifatanye bakorute ibintu uvuga nawe Chompana hari ibintu ubukabye bese manje babiri benshi yanjye umuntu umwe azajya hano ku ruhande undi nawe ajyana ku ruhande bayifatanye n'abasore harimo nk'upima nk'ibiro 80 none se ubugabo 160 ubushatse kuvuga ko waterura ubwo ni 320 ukongeraho ni wenda n'icyuma gipima ibiro 50 none se ubugabo n'ubutumbi iyo ni umugani ubugabo nyine ubugabo ni ubunini yabugabo n'umunini Dawidi nagabarishe Goliyati ahanze ibintu byanditse oya Dawidi hari harimo n'ibintu twego dukoresha ingufu karemano ibyo twavukanye na papa nawe yahoze oya wimubeshye gute wimubeshye ni mama Imana mwereka amafoto yanyu urebe ubone se ko natabacha kuzana ibintu bya famille muri itangaza makuru urebe umuntu agiye kuzana umudari muri Kongo 94 cyagihe bave muri bya bihe gukirana boya muri box tukiva muri bya bihe by'icura burindi na mu Rwanda yego yakimara kuba we ari amarorero wabaye muri Rwanda papa yazanye umudari okuye muri box nukuvuga ngo twebwe ibi bintu twebwe nago tubipapira yego ni impano z'umuryango nuvuga ngiye kugira mutsindi cyeka ntuyemo ndahumeka bakavuga uti aratsinze inumbi nagatsinze Rutambi niba gukubita kuzabusebye ndetse uzankubita abo basore ko baravuze ati Rutambi ngewe ikigeno nge Rutambi nigiye muzamamagara imvura iri mirago mukavuga uti araburi minota 5 kugira ngo inkuba ikubite abo ngiye yibafatira wone wabona inkuba oya nigiye mu uzayifata aho harimo no gukabye naga no gukabye cyangwa wenda ufite izindi mbaraga naga ari izindi mbaraga igihe imvura izagwa ngiye nzayihagararamo ndwane n'inkuba kuko abantu urugero rw'abana n'inkuba ubu ngubu dufashe imodoka ushobora kuyipushinga gutyo ukayigiza imbere ubwo se unasoreka ikintu muri zamenyo uri kumva ari amaboko n'amenyo bakora iki cyane ushatse kuvuga ko wowe imodoka udikuruza amenyo ariko se bakubwiye ibintu nakora kuri noye cano rege nabo twanagiye ko nyine muri no muhanda ubutana bemereye gufata dipine nango nzakoresha amenyo yose nzafata ibishiga ibingibi byo ku mpande ayi mbere nzayababalira sure ibintu uvuga ni ukuri dipine nzayikuruza amenyo tatuma mpamagara umuntu ufite dipine ayizane hano uyikuruza amenyo dipine cyakira imodoka irengeje toni 7 zijya hejuru nura muvandimwe avati ntago bishoboka none se mbona kuri vatiri nkayirukanga nkaho ari umwana w'igitamba mvuga dipine nawe nakunura urashira hiki
nta nubwo nyikoze amaboko njye ndashyiraho telefone yanjye ntabwo ihenze ariko tuzane dipine n'uyikuruza amenyo utware n'amafaranga ariho utware noneho umva ikindi kintu ugiye gutanga mwongeza turazirikaho dipine nawe iyo dipine ugenda uyikurubange kugira ngo sinyikurure oya njye se ntashobora wenda kongezaho kuri iyo dipine urisire ariko dipine ubwuzi cyangwa umva bavuga dipine ntabwo urayibona cyangwa wumvaga bavuga Rutambi murahuye Ruta kandi koko ibintu bavuga waseka ari ibyo bavuga ko ushaka kuba ufite izindi mbaraga izindi mbaraga zizi izindi none se tuzi batemarigwe bajya barya amasahani wese zira nawe ariko arabyemera ko hari izindi fe yakoresha nawe zishobora kuba zihari gute wowe dipine uzi ko dipine buri ipima nk'ibiro irapima hehe ifite amatoni nka 80 kandi wowe umuntu akurebye gutyo ubusari ibiro 70 ufite ngaho noneho reka nzagoreze ikizamini uzanshakire moto enye ebyiri bazizirikanye gutya ubwo neshane indi bayincire mu josi nihagira igenda kuri izo zose niri mu josi uzana reka ibyo ngora yuko ngema ndimo ndafira ibyo reka tubikore ejo mu gitondo kuko moto ndakeka ziza kuko dipine abantu bashobora kubifata nkaho turi kukwangiza kuko dipine rega ishobora kugucika abandi ikaguca hejuru ariko dipine kuva wari wetangiye kuzajya uvuga ishobora kuncika tayari ubwo wemeye yuko nabikora oya izo mbaraga wenda urazifite ariko izo mbaraga zitone none ubwo nagira imbaraga zikuru dipine nkayoberwa imbaraga zinyirukansa zikayibura mu nzira ugahunga ariko ubwo uzi ko dipine yikubise n'ipoto amapoto abiri ava mu muhanda none dipine rero dipine wenda usibye yuko cyereka ingonze natayibonye ariko dipine yakije nanjye nkapushinga amapine yayo yashira rukuvuga yananirwa kugenda akikaraga mpaka ashize dipine ukayitereka ahangaha dipine akayatsa agashiramo vitensi ya mbere ndimo ndayipushinga amapine yayo y'inyuma yashira kubera kwikaraga kuyu mugabo akuru Rutambi wa reka nkwereke wa dipine ndavugisha umugabo hari umugabo witwa Ivan kandi ibyo umuvandimwe avuze nupfira kuri kamera ntazagire ukumbaza nzayizana muri uyu muhanda dipine weho ikintu nzagukorera ni mama Imana nawe nzakurenzaho inyuma ujye ukururaho ni ukuri kw'Imana nawe nzakurenzaho n'inyongezo okay ejo nzabikora none banyemeye abo basore 8 nabo nzabazana yego ngiye mfite ubushobozi bwo gutwara amajerekani 7 nkatwara turimwe akari amajerekani arimo amazira kujya none mite nkufatira ijerekani njye nyifata mu ebyiri bazizirikanye ngazifata mu menyo izindi ebyiri nazo ngazifata gutya indi ngazirikana gutya wahereye kuri ziri afite imikondo imizite umva uratangiye ubaza imikondo oya ariko none se erega buri kintu abanza ukareba ariko nose urabyemera urabona wabikora nose ibi birasanzwe tugufatirane wenda ikibazo nurusi bw'ishyaka kandi nabanyizamura gutya unyigukubite se ni kuje kandi abanyizamuza kamwe urukumva none se urwasano kinya urukumva urwasano kinya magufu urukumva ubwo rwabinanirwa none umuntu niba uteruye kuri reka nkwereke ntuza banwe nayima iwe ntiwateruye areje kandi gutya ebyiri nwa kabikore ebyiri wateruje rumwe ibaze ibaze ibini muragerera ufite imbaraga mu menyo niko wenda nukwera ijerekani
ifite umukondo mubi mwinyo rero nta kibazo ukomeje kandi ifite umukondo mubi Imana barebera ku mukondo ikizami cya mbere mbonye ko kiragutsinze kuko woteruje ebyiri bateruza rumwe kandi urareba imbaraga afite do rumwe woteruje ebyiri nawe uziko nanjye yagezaga hejuru niko weho ibyo ndimo ndakubwira Ruta washizemo kuramo squat nyo kuramo umupira kuramo umupira ubusore ngi kuramo umupira tureke iba bari kiriho somwe gukora siporo somwe gukora siporo si wowe ko naryo ufite so bararikase iryo baba ko naryo ufite bararikase uziko muragupfutsa mu maso yagutereka mu murima inyoni sizoni ukuri gutangiye kugufa oya bose ubundi racyari moda singiye mu njye n'imvura ishobora kugwa no gumya nkagenda ubu yambwiza ukuri hari umusare nka imuza arya biriya bijya bibene igikondo bihe expo koko ubu haba expo ukansanga mu bindi bigurisho ubu ntabwo wangura oya ntako kugura nanone nese umuntu ni ukuvuga ngo ubundi njyewe umurimo ngoze minaha mu Rwanda nuko ubizi ko uramutse ugonze umukindo imodokare bahita bayitwara nanjye Rutambi mvuze nabi ni mama ya Imana ndi nk'ingagi mu gihugu oya genda none se nakubeshya nanjye ndi mu bintu byinjiriza devise igihugu none se banese bava mu mahanga umuganda nzamuzana umva ukuntu nzabikurikirana nzazana abo basore 8 none se uwo muganda hari umusore nabonye ibyo ngibyo ga ni ibisanzwe ni sport nahize hari umusore nzazana abasore 8 nubatsinde nzazana umuganda witwa Logan nubatsinde nge nemeye hano nzagumba 300 uzayatanga se nzayatanga ni mama Imana nzayatanga nge ndabyemeye 300 wigeze ukora ubukwe narabukoze hari umuntu ugeze yagutwerera bantu na miliyoni bro wize fata turose ngo yagutwerere kurya ngiye wahita uyama oya na 600 na miliyoni ibyo byo ni ibisanzwe 300 nzayatanga ariko nawe niba gutsinda Eric azatubera oya wenda tuye tuva muri bya bintu byo kuryoshya iba ntago ndi kuryoshya ntago ndi kuryoshya nahira ku babyeyi bawe babyeyi se ndabarahira oya babyeyi ntago garahira kuri Imana irahira ku Mana nimba koko ibintu bivuze usema ryoshye abantu ugisoma Bibiliya ahantu handitse ngo ntukarahire izina ry'Imana ntukarahire izina ry'Imana mu busa cyangwa mu binyoma ubwo kigaragara wabonetse nyine ubwo umuntu tugatuma twakora ubusa oya ngereka mbikora wabonetse ubwo ufata umuganda umuze muri Rwanda turimo turakora ubusa ntagaru nge ikintu kizabi ikintu cyose cyahuriyeho abantu n'imitima yabo ntabwo cyitwa ubusa reka nyine nkubwire reka mbikubwire nzazana hari abasore 8 nkuko nakubwiye bambwiye ati si ngombwa ko tumufatanye ngewe umwe harimo umwe wambwiye ati ngewe nzamuterura mushyire ku bitugu nkubite hasi itarangira urumva wo numwe ndabana waba ugiye kwica oya wenda se oya tuza batakugonga akabaye tukikorera ariko Ruta wenda weho ujye ugira amahirwe yo kuvugana nabo banza ukore ku kaguru oya urashaka kunera ndabizi oya nyine wowe wakubwiye ngo gute fata ku kaguru none se babaye iki Rutambugira urugo mutanera mu nkorero mwana wumve ku kuguru gute ahasi imbere nyine ukora kure kaguru nawe wewe umuvugizi wabo oya jewe watinye kukubonaho bato nzayobora kandi neza nzabazana ariko tuzahera kuri yo dipine ejo nzayizana no mu muhanda uvuze ko uzayikuruza amenyo dipine nawe ukajya inyuma nkakongeza ufite ibiro bingahe nibanga unananyije 60 oya ni hafi aho okay
nzayizana nyishyire hariya ukurure nk'uko ubivuze dipine uyikurure none se kimwe ikindi cya kabiri nzazana turi kuwa gatatu kwa kabiri kwa gatanu nzazana uwo mugande azaba ari inaha mpuze nawe nubitsindi ibyo bizami uko ari bitatu nabyemeye ku buryo umugande hano yakombaho reka icyo ni ukwiyerekana aho se harimo ingufu akira ngaho n'ukubito hano ushaka hose ashoboka kureba umubiri kereka nzanye inkoni nkakubita ariko mva nkubwira utanga tureke ibintu byo gukanga abantu ngo ati kuko n'amajerekani arakunaniye ndabibonye utangiye bavuga ngo ni njyewe ndajyanga abantu mbaprove ko ibyo uvuga rimwe na rimwe aba atari byo abandi bagiye ngo batsinze abantu bangahe 127 muri abo 127 nzazana abo 8 nzane n'uwumwe nubatsinda nzagwa amafaranga ninyabura nzareka itangazamakuru nzarireka kandi ryo rintunze waza tuma muteza abantu akundi wamushyize muri amashusho tukareba umuntu murabivuga nta mpamvu oya nta mpamvu niko uza abantu bose nagiye nyarira wagiye unyarira ubanyarira gute nyine iyo ngo ni Rutambi language kubatsinda unyarira uza abantu nagiye nyarira nyine muri Kinyarwanda kunyarira cyago uza abantu nagiye nyarira muri Rutambi language bisobanuye kubatsinda yego nako nta munyamahanga urimo cyokoza wenda papa wawe ndabyemeye none se abagande nose kuza niye muke kuza fiti ntago mazi ne mugande anakonda ne murundi uriye unamuheye kigwa naramubwira genda mu Burundi koko mu Burundi nimba mwamye yuko kuza atari we ubahagarariye nimuze n'undi murundi naramubwira mbisangire wanyu aravuga uti se uramutse uri kubutemure igihugu uburundi baca barugomeka ku Rwanda umurundi haravivu umuganda aravivura wa mutipe arija nyibutsa wa mu Tanzania muto wakubise na wa mukongomani n'umukongomani maze kubuta ibihugu bya muri bitanu ariko umugande nta bishobora ko mwafashe hafa utazwi uwo nzazana mwenyewe witwa Logan umusore byatari gusa byonyine niryo zina biragaragara ko ibi ntago ari umugande pili ubonye yungira ngo uti nzazana mukamba oya ni rizungu yitwa Logan uri tayari suzatinya reba ukuntu ngaragara kora kandi oya none se do zamura umugongo okay rose nawe erega nawe nuko uri murabarenje ndumufana ndo singiye muntu ucinsya uzi uca insya mwakanga abana hakurya nose ibyo ko Rutambi language se birasobanura mu Kinyarwanda ngo ningiye umuntu urenze basobanurire babyumve neza guca insya ni ukuvuga ikintu basobanurira nose nasufite basobanura n'ururimi rwe n'ururimi rwe ubu kintu dukoze ubwo turabatumiye ubu tugiye gufata mu ntara zose nababandi bari muri binde bihugu nabo bashatse nabo ubwo bahita baza nkakubita ibihugu nkakubita NR ubwo nukuvuga turabatumiye abo ngabo bo mu ntara ibaze yuko kuva u Rwanda rwaremwa ningiye muri bajye kuzakorera ikibumbano oya ni mama y'Imana bazagishyira he tuzashaka akantu cyagaragara cya Rutambi Rutambi language ningiye muri bajye kuzakorera ikibumbano nimba turayishira ala mu mujyi harameneka n'amazi kugira kijye uragirye hariya barabyiteye gutoha gutoshya gutoha
we gutoha ikibumbano cyambaye imbutura hejuru nta kintu cyambaye. oya nongera kwambara ubusa bazagufunga ruta. hari umugabo wambara ubusa sinjye mfite amabere. foto ntiwayibonye yakwirakwira no kwenda tugiye kubivangamo ariko iriya foto ntago abanyarwanda bose bayikunze. no sira foto yari twaye ni ukuvuga ngo maze njye mu mategeko ya bodybuilding buriya ndi nk'umukobwa wari wambaye inguti ubundi ntabwo ujya ubona ndabona ba delo karuku bambara akantu gahisha nubwo oya kavuge barambara string z'abagabo. hara wari wambaye kazi hara yameze nemeze nk'umuntu wari wambaye. Teganya kuzadunda show ifoto wambaye strings. oya kereka nko mu kwa umunsi turi mu kwa kangahe mu kwa gatatu mu kwa gatanu nzaba ndi muri US muri muzo bita Olympia. abantu bari muri Amerika bakwiteguza buri mu ihe ntara tuzaba turi muri Arizona. oya inara bita Ohio. muzamuri muri Ohio niho uzabikorera. ubona se bitazakwangiriza wenda fitire yawe ku buryo hari nk'umuntu uzajya uvuga ati Rutambi yataye umuco no kwishyira hanze biriya ngo yataye umuco. nose ko buri wenda kereka mbikoze mu mategeko y'akazi cyangwa se y'ibintu tuba dushaka yuko isi yose yamenye yuko mu Rwanda rubikora bodybuilding biramutse waba ugiye kwerekana ibyo bintu. none se ugiye kwerekana ngaye matako ubona akambari koboye oya wakambari kabutura wapi none uri kumva tayari nawe wamaze kubyemera yuko ibyo bintu yuko mbyemera kubyambara. ariko no kwa niyo Bosco wa mugani wari wambaye ni byari ubusa nabwo n'ubundi rega ubusa ni nka street. ubusa ni iki inyanya wibanga ibigaragara warabibonye iyo foto se nyikwereke ndacyayifite ariko inyanya wibanga uzi cyari cyo iyo wambaye none se ku cyabaho kwambara esuve cyangwa se akabaho kwambara box ubahisha iki imyanya y'ibanga njye nari nambaye iki wambaye aka box ariko kafashe kandi turabonye ko box ikora iki irahisha nyine ihisha iki imyanya y'ibanga ariko nk'iyo box adoneme ariko none indi wari umubiri mani wabyimbye n'imbere hagaragara cyane ikigaragara afata na mikoro za urateye. oya subira inyuma wagaze oya kuti oya subira inyuma ikibazo cya nyuma kugira ngo abantu babimenye ntituzakubure ufite uratuha umunsi wowe uraduha umunsi tuzaze tuzanya inama bagira uzi ko tari yakora subscribe kuri GJS nabikora kirekare kuko utazabikora twabigize amafaranga ugasaba gukora subscribe byabaye nk'ibihumbi 10 twarabigusabye bikiro ubuntu wabikora kirekare ko muri minsi tugiye gutanga ayo masho. nimba ushaka gukorerwa training ziri online ku bantu batari muri igihugu je kuri Instagram nyandikiye ni Rutambi official. ndafite ama page menshi akunda gukoresha Instagram cyane. yego waba ufite umufollowers umwe ukanyandikira ndi mu bantu basitari batemera bahita bagusubiza. Duvuga n'ukuri ibyo ndabyemeye abari badukurikiye n'ikiganiro na Rutambi official nkuko abibabwiye ushobora kujya kuri Instagram ukamwandikira mukaganira ariko ikintu tubashe gukuramo nuko tugiye kubatumira mu murwano uzaba ukaze. Tuzagenda dushaka abantu bo mu ntara uko arenye n'umujyi wa Kigali tugende dukuramo abantu mu turere abahagarariye abandi baze haba umurwano ukaze. Ibintu bizaba ari ukuri tuzareba ikindi nanone yatubwiye ko ashobora kuzakurura dipine n'amenyo nabyo kandi muzabibona hano kuri iyi chaîne yacu. ubwo icyo nagusaba nta kindi ni ukujyaho ugakora subscribe kugira ngo ibiganiro byacu ujye ubikurikira kandi turabifuriza kugubwa neza aho muri hose. Tubabwira ngo imigisha y'Imana ibabeho. Dushimira na Eric kuri kamera mwakoze cyane.